iri hariya i Babuloni ababasenye mukiri hariya muri Isiraheli naje ngo ndishingiye kuzabarimbura. Aravuga ngo kandi abanzi bawe bose uko bangana ngo bazajanwa ari imbohe nabo ngo ari iminyago. Bibiliya yavuze ngo kandi ngo abakunyagaga nabo bazasahurwa, abagusahuye nabo bazasahurwa, abakunyaze nabo bazanyagwa. Ariko rero Bibiliya ijambo mpangira ngo singire iri jambo rigeza ku 17 ryavuze aya magambo ngo humura uzakugarurira amagara yawe kandi ngo zagukiza ingoma zawe. Haleluya. Ubugingo bwacu bwaracumukuye hano mu isi, imibereho twaciyemo, imigezi twambutse, nika kwa kundi Yesu ahaje gucungura abantu. Ahantu twaciye ntawo hamenya, turuka tugenda tuzira karengane. Ariko Bibiliya iravuze ngo ubugingo bwawe, amagara yawe nzabukugarurira ntabuze na kamwe. Nika kwa kundi yabigaruririye umugaragu w'Imana Yobu. Zantangara n'abantu babiri muri Bibiliya, zantangazwa na Nowa wakijije urugo rwiwe rwose, iwe ubwiwe n'umugore n'abahungu be 3, Hamu na Shemu na Yafete, n'abakazana be 3, abantu 8 bakinjira mu nguga, abandi bose bakarimbuka. Ngasubira kandi ngatangara na Yobu umugaragu w'Imana wari ufite abana 10, abahungu 7 n'abakobwa 3, ariko abo bana bagakiranuka. Yo bakagenda n'uruhuha rwabo, yari bakazatanga amaturo ku bwabo. Ngo buke barapfa kose ko ari 10, ariko Imana iravuga ngo aba bana tibopfa bose ko ari 10 ngo baheranwe na kuno kuzimu. Yongera kandi gufasha muka Yobu abyara kandi abandi bahungu abana 10, abakobwa kandi 3 n'abahungu 7. Twabajije umwigisha wacu giye kimwe turi hari Bukavu tutese ibindi bintu byose ko yagiye bigarura kabiri. Narwaye homa murantunga cyane bituma abantu itagaruye 20 bataho. Irya 20, irya 10 rya mbere biregese mu ijuru, yarakijijwe. Yobu azarisanga mu ijuru aho Imana yari yicaje, naho abandi yamugaruriye 10 nibo basuye kandi kuboneka. Ati 20 yarabamuhaye. Abo bantu kandi ngo bagize amahirwe. Naho ubu ngubu umuntu ane bukubyara umwana, sinzi bavuze ngo abakristo ngo ntawe uzubyara umukristo, ariko abakristo bari mu kubyara abapagani, kandi abapagani bakabyara abakristo. Sinzi ko biri mu kumera, ukamusanga umwana w'umupasiteri, simbizi nimba naje niyanitse, ariko mumbabarye nuko gakera narivuze. Ukamusanga umwana w'umupasiteri ngo ariko aramukimo, ari tugitangaza umwana w'umupasiteri, umukazana w'umupasiteri yataye umutwe, ariko aragenda nta bwenge, kandi kugira ngo ushobore kumujera no kumuyobora bikananirana. Ariko Yobu na mugabo w'Imana Nowa uko bari bameze n'abakobwa babo n'abakazana babo n'abahungu babo, ijuru rirabakira. Haleluya. Kuko banejeje Imana bagenda neza. Natwe bene data, Imana aho twari tugeze kugira ngo tuzaje kurangiza, haravuze ngo Imana izakugarurira amagara yawe ayo watakaje mwisi. Ubona ko uri umuntu utazwi, ubona ko udafite agaciro, ariko Imana izakugarurira ubuzima bwiza budafite umuze. Kandi umuririmbyi yaravuze 121 zo mu Ruswahili, aravuga ngo uzima ni nao moyoni daima. Aravuga ngo uzima ni Yesu Mwokozi aliyeingia rohoni kabisa akanitilia hodari. Manishini ni Yesu Kristo niwe dufite ubugingo bwacu, niyerekanwa nakwe ngo tuharako ko twerekana nawe ngo turi mu bwiza. Kandi havuze ngo inguma zawe wakomerekejwe ngo nzazikiza, nzagukiza inguma zawe. Nibangahe bagenda n'ibisebe. Nubwo ntuze agatoki hano kuri uyo mwuzukuru wanje nta kibazo mwana wa data, ariko gihe kimwe naje kugusura hari hakurya nkabona uko ragendera ngwita kurimo. Ariko inguma twakomerekejwe mwisi, inguma z'urupfu kundu rwadukomerekeje, izi nguma zacu Yesu azazikiza. Haleluya. Yesu azatwomoza icyomoro gikomeye, kandi icyomoro azatwomoza Bibiliya yavuze ngo izahanagura amarira yose ku maso yacu, ngo urupfu no gutaka
no kuribwa n'umuborogo ngo ntibizabaho ukundi kuko ngo ibyambere bizaba bishize. Manifi nico bizabitwe ngo yiguma ariko urupfu ipfuye kurukuraho. Kandi usarire nzasoma hariya mu Bikorinto no muri Hoseya akavuga ngo warupfuwe. Umuntu yahabwira umuntu ngo warupfuwe niko kuvuga ngo kashahuwe kagiwe. Warupfuwe ngo urubari rwawe kandi rurihe. Warupfuwe ngo kubabaza kandi kwawe kurihe. Hariya muri Hoseya akavuga ngo nyamunsi we ngo kubabaza kandi kwawe kuri hehe. Tuzarucunaguza urupfu tubaye turubyira igiti cyo kwitama. Haleluya! Urupfu tuzarucunaguza kandi muzatangara nicyo gihinguma zacu zabazihaye zo murwa. No havuze ngo turongoranye icyiza tuhaye tuva ku kibi iturongoranye icyiza Yesu Kristo umwana w'Imana. Muririmbyi uwamajwi ngo aje kuririmba aravuga ngo wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu nikiisha yaacha. Haleluya! Nitasifu kufika mbinguni, nitaimba hoza. Imana ishimwe. Wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu nimeisha yaacha. Haleluya! Nitasifu kufika mbinguni, Hosana nitaingia kwa shangwe. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Haleluya! Haleluya! Furahi kufika mbinguni. Umunsi mwiza urazaza, umunsi mwiza uregereje, umunsi wo kugarurira ubuzima bwacu, umunsi wo guhemburwa kwacu, umunsi wo guhoza amarira kwacu. Uwo munsi uzaza tutegereza. Niko bimeze. Muri byaravuze ngo tamasiko yo kuzaba muri icyo gitaramo. Mwenka bagenda kandi shira urukumuzi imbere y'Imana. Imana amen. Igihe kigiye kidutindaho gutya tuye tubona iki gihe kigize imyaka igera ku myaka 8 haje kurenga imyaka 8. Kino gihe nubwo kidutinzeho ari kibi, ariko twitegure gutegereza ikindi gihe cyiza kizatsimbura ikingiki kizaza ari igihe cyiza cyane cy'Imana igifite muri envelope yayo. Imana irakibitse, Imana iragihishe, igihishiye abizeye bose bo ku isi zose, bo mu ndimi zose n'imiryango yose n'amahanga n'amoko yose. Imana ibabika icyo gihugu bazabamo, igihugu kitarimo kuzabaguana, kandi igihugu kitarimo kuzareba ngo uyu muntu arasate. Twese tuzagira ishusho imwe, kandi iyo shusho ngo irasa na Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya! Ninde zo dutunga urutoki turi kumwe na Yesu Kristo kandi dufite ishusho isaniye. Mwijuru ndagutungana urutoki, mwijuru ndazambo rizabayo ry'uku nuku ngo nibasoramo bakongo nibavuge ukanga aba. Ayaye Bibiliya iravuze ngo amagambo nkubwira Yeremiya ngo yandike mu gitabo, kandi ngo ntukazayiberwe ngo igihe kizaza, ngo kizaza ni koko ngo nzongera kandi kugarura Isiraheli n'Abayuda ngo mbagarure mu gihugu cyabo bwite, ngo kibe igihugu cyabo. Haleluya! Kibe igihugu cyabo. Isiraheli yarigize imyaka 70 i Babuloni, nubwo bagize n'imyaka kandi 430 mu gihugu cya Egiputa, ariko imyaka 70 i Babuloni. Aramubwira ngo andika aya magambo, imyaka 70 nishira Imana izibuka isezerano ryayo ibacure mu gihugu cyanyu. Nubwo mumanitse ziriya nanga zitariko ziririmba,
nubwo bari abahungu n'abakobwa batariko baririmba, nubwo ari Babuloni havuga ngo twabashakaga ibyishimo tukabashakaho indirimbo, nabo bakavuga batariko mwabagabo tworirimba dute mu gihugu cy'ubushyitsi tukaririmba indirimbo z'iwacu gute? Ariko ngo bibuka Isiyoni ngo bakarira manshi, ngo bakarira bibutse Isiyoni, kandi ngo n'umunsi baje ngo akanwa kabo ngo kari kuzuye ibitwenge. Nuko rero ngo andika aya magambo, uyandike amagambo tuvuga yo muri iki gitabo, ntimukaza muyapfusha ubusa, muze muyabika mu mitima yanyu, aho niho muzoza muyandika, niho hari igipapuro cyo kwandikaho aya magambo mutazayibagirwa. Kandi nibutse umwanditsi wa Zaburi hariya, nimba ari Ezra wabyanditse, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima, Zaburi 119, nimba ari n'umurongo w'11, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Kuri 5 aravuga ngo ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byanje, ni umucyo w'inzira zanje. Ijambo ry'Imana muze muribika mu mutima. Umugabo w'umuhimbyi cyane Salomo mu Migani 4:23 mujya kwandika, aravuga ngo urinde umutima wawe ngo kuruta ibindi byose birindwa, ngo kuko ari byo tubugingo bikomoka. Uzurinde umutima wawe, ibyo gutekereza ijuru tubitekereza mu mutima. Ni busari amagambo umwanditsi yavuze ngo Yesu wabibwiye abigishwa, aravuga ngo ubwami bw'Imana buri mu mitima yanyu. Aho siko ngo ntimukazavuga ngo nguburiya ngo buturutse hakurya hariya kwa Revera Hamuri hariya mu Basinga, ngo muzovuge ngo buturutse hariya hakurya, ariko ngo ubwami bw'Imana ntibakababeshye ngo buturutse mu Rwitsa kuko hariya kuri point 0, ariko ngo ubwami bw'Imana buri mu mitima yacu. Haleluya! Ubwami bw'Imana buri mu mitima yacu, kandi biri mu mitima yacu ntabwo Imana itazabura kubitumenyesha igihe tuzaba tugiye kubikoraho. Bibiliya yavuze ngo muri ariya magambo tuvuze ku 16 havuze amagambo meza cyane, amagambo asa naryoshye. Havuze amagambo avuga gutya ngo uko Imana yababwiye kweza agakiza ko kuba muri kino gihugu. Aho hantu muhandunge cyane, nayo kuduha gakondo iyi duhagazemo. Iyo ataja kuba aya maraso y'aba bana bacu bazize uko basa n'aka karengane tuza tuzira, iki gihugu twari kukivamo tukangara, twari no gupfa tugashira. Dore ndi turi na benshi cyane, sinzi nimba mumbabarira kuri iryo jambo, nimba mbaye ntubya cyane abantu ko bangana, ariko muri Kongo ndabona ngo turi minorite cyane. Yende iryo jambo ryumvikana, twari no gutsembwa tukavanwaho, tuturuti ibihumbi 100 byasengewe ahandi hantu. Ariko rero aya maraso y'aba General Rukunda Makanika n'abari abandi bose bagiye bakurikiraho bagenda bamusanga, bagiye bafata inyuma ye no kuba none yaduhesheje agakiza gakomeye ko muri iyi mibiri yacu kuba dutuye kuri ubutaka. Nimba tuhaye dutunga, tuhaye tuhinga, tuhaye tworora, tuhaye tubyara, na amaraso y'aba bana bacu aduhaye gukora ibyo bintu. Kandi nimba tuhaye tuvuga ngo iyi ni gakondo yacu tuzabamo, iyi ni gakondo duheshejwe n'amaraso y'abana bacu, tuzayibamo dufite icyo kintu cyo mu mateka. Ariko tuvuge ngo nanone aya maraso ntiyazize ubusa, yaraturenganuye, twabonye gakondo yacu tuba tuzira ngo tuyikurwemo ntanambamwe, sibyo? Ariko kandi amaraso ya Kristo nayo ni meza cyane, araruta aya ngaya y'abana bacu. Kandi iza ntekereza kuko ariyo maraso yagiye asa nkaho aruta aya ngaya, hayagenda ashongera y'ayandi. Twacunguwe nk'ayandi moko, twacunguwe nk'izindi ndimi, twacunguwe nk'izindi shusho ziba mu gihugu mu isi yose. Ariko kugira ngo natwe duhindurwe, natwe ukundi kwacu, amaraso ya Yesu Kristo yavanze abantu bose akabavukanisha hariya bavukaniye hariya Igorigota. Ayo maraso niyo yatumye tubaha ahantu, niyo duhesha agaciro gakomeye. Usanire Abeli wa mbere wapfuye azira gutungana kwe, azira isadaka ngiyi
cyubahiro yaturaga atanga, baravuze ngo n'ubuherutse ngo yatanze igice cya 10, ariko amaraso ya Abeli Bibiliya ivuga ngo ayo maraso n'ubu ariko aravuga ngo nubwo yapfuye ariko aracyari kwavuga. Ariko aza kuvuga ijambo mu rwandiko rw'Abaheburayo, uwo mwanditsi aravuga ngo amaraso ya Kristo ngo y'agaciro ahebuje ngo niyo twegereye, kandi ayo maraso ngo azavuga ibyiza ngo kurusha amaraso ya Abeli. Haleluya! Azavuga ibitunganye cyane ngo kurusha amaraso ya Abeli wazize ukuri, wazize ubutumwa. Natwe amaraso y'abana bacu tuyahagazeho, ariko cyane cyane ayo twirata, ayo tugenda tudamaraye ni amaraso ya Kristo umwana w'Imana. Sifu Mungu. Amaraso ya Kristo umwana w'Imana niyo yatubatuye mu bubata bw'icyaha, mu bubata bw'urupfu. Ntitugitinya urupfu kuko Yesu yarugize irembo, ntitugitinya urupfu kuko urupfu rutugeza mu irembo ry'ijuru. Hano dushatse kuvuga amagambo atari maremare nk'aya tuvuye gusoma, kubw'uyu munsi wa none usa naho wari urinzwe igihe kirekire cyane, igihe gisa nkaho kihaye kituciga, umwanya urabura. Twaturaga tubona nabo n'igihe twabasuraga bari kuri imishasho bati bizatinda bizaruha bikoreke, nubwo bitinze bizakoreka, ariko iminsi icanyemwo tutiyenda nyine bizaruha byibagirane. Ariko tukiye tubona nka tukiri mu minsi mibi, ya minsi mibi tuvuyeho, ibiriyo byari byo bigandaro bitangiye gukorwa, kandi ko birakorwa mu bwitonzi, abantu bahererekanya basingirizanya, ahandi habanze ahandi haheruke hazakurikire gutyo. Nanone abatware ko barabikora neza, ariko ubwo tugeze kuri uyu mwanya dutanze kuri uyu muryango wa hano wo Mwarugirira, kandi cyane cyane tuvuga no Mwasenga ubwaho, nubwo tuvuze nka sekuruza, ariko nuko n'abantu bose twese no guhana na mpore muri uyu mwanya. Hano turi ntawe udafite amasano, ntawe udafitanye amaraso n'uyu musore wacu twari dufite. Kuri ubwo abantu bose tubahaye mpore, kandi tunabashimira kuko abantu baje bangana gutya. Umuntu rero akavuga ngo ni kure byenda haraza abantu bakeya kuko ari kure, ariko abantu baje, kandi turanabashimiye cyane kuko mwitavye. Imana ikomeze ibane namwe, Imana ikomeze baho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero, ntabwo dutekereza ko dufata umwanya muremure kandi amasaha nayo ko aragenda, ariko dutekereje kuri aya maraso y'aba bana bacu, ibyoroshye. Aya maraso yaduhaye agakiza gakomeye cyane, agakiza tuvuga
ubuzima bwo gushima, ba mu buzima bwo kunyurwa, ba mu buzima bwo gushima, ba mu buzima bwo kunyurwa. Witinya Goliyati, uri imbere yawe mu bibi no mu byiza, guma mu ihema ryo gushima. Witinya Goliyati, uri imbere yawe mu bibi no mu byiza, guma mu ihema ryo gushima. Witinya Goliyati, uri imbere yawe mu bibi no mu byiza, guma mu ihema ryo gushima. 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 Imibabaro yanjye na uyu mubiri wangirika, sinkoza ubona undi mushya utagipfa cyangwa kubabara. Imibabaro yanjye na uyu mubiri wangirika, sinkoza ubona undi mushya utagipfa cyangwa kubabara. Ntugomba kubariza ngo bingose, ntugomba uri inshuti n'abavandimwe, nubwo Satani akomeje kunanga, Mana yanjye uzangwanirire. Ntugomba kubariza ngo bingose, ntugomba uri inshuti n'abavandimwe, nubwo Satani akomeje kunanga, Mana yanjye uzangwanirire. Satani arananga Mana, akanteza ibyago n'ibibazo, umutima wanjye akawuzuza